Abankurikiye mbanje kubasuhuza, ndi umusesenguzi, ndi umunyamateka ndetse nkaba mbagezaho n'ibiganiro hano kuri YouTube. Amazina nkaba nitwa Subika Sam. Mu biganiro bibanza twabonye civilisation zo muri Antiquité, aho twahereye ku ya Mesopotamia, dukurikizaho ya Misiri, dukomeza n'iy'Abashinwa. Uyu munsi rero turakomeza n'iyindi, ariko mbere kugira ngo nkomeze mbanje gushimira abakoze subscribe, nawe utarayikora ikore kugira ngo tuzajye ikiganiro kizajya kigucika gisangize n'abandi. Uyu munsi turarebera hamwe civilisation yitwa Indus. Civilisation ya Indus ni civilisation yabayeho hagati mu 2000 imbere ya Yesu kugeza muri 600 imbere ya Yesu. Izina ikomora aho yari iherereye mu kibaya cya Indus River Valley. Izwi nanone ku izina rya Harappa Civilization. Iyi civilization yari iherereye mu gice kinini cya Pakistan y'ubu, amajyaruguru y'uburasirazuba bwa Afghanistan no mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubuhinde. Bagerageje gukora ubushakashatsi ku mijyi minini ariyo Harappa na Mohenjo-daro. Byagaragaye ko iyi mijyi yari ituwe byibuza n'abantu bari hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 50 buri umwe. Abo archaeologue banzuye ko byari bitangaje kuko imijyi ya kera yari ituwe n'abantu hagati y'ibihumbi 10 ndetse na 15. Byagaragarije abashakashatsi yuko civilisation ya Indus ari imwe mu zikomeye nka Mesopotamia ndetse na Misiri. Saba abantu bangana gutyo bari batuye muri iyo mijyi gusa, ahubwo mu nkengero z'umugezi wa Indus hari hatuye abantu babarirwa muri 5,000,000 bose bashyize hamwe. Inyandiko z'Abahindu zizwi nka Veda zari zizwi n'Abanyaburayi, uretse ko batazi agaciro kazo bitewe n'ivanguraruhu, aho babemezaga ko Harappa yari koloni y'Abasumeriye b'Abanyamesopotamia cyangwa igisigarira cy'Abanyamisiri. Ibyo ari byo byose kuko nta nsengero cyangwa se ibindi bibumbano byari bihari. Umujyi wa Harappa wari hegitari 150, ubatswe n'amatafari ahiye mato kandi usakajwe igisenge gikozwe mu ibumba. Ni umujyi warubatswe ku buryo wari ufite n'ubwiherero ndetse hari n'uburyo bwo kuzana umuyaga mu mazu. Ibyo byose byagaragazaga ko ari abambere mu myubakire. Civilisation ya Indus abari bayituye bari abanyabugeni, abahinzi, abacuruzi n'abanyabukorikori, ariko nta cyemeza ko bari bafite igisirikare gikomeye. Mu mijyi hari ubwogero rutura bakoreshwaga mu migenzo y'idini nko gukesha umubiri na roho. Ubwo bwogero bwari rusange, buri wese yashoboraga kuza koga. Bari baratembere mu gukora ibiziga byacumikwaga kuri karavane zurwaga n'inyamaswa, bakazikoresha mu bucuruzi ndetse no mu mirimo ya buri munsi. Mu buhinzi bakoreshaga uburyo bwo kuvomera no guca imiyoboro inyuramo amazi. Batandukanyaga ubutaka bwo guhingaho ndetse n'ubutaka bwo kuragiraho amatungo cyangwa ubutaka bw'urwuri. Aba Indus bakoraga imigenzo y'idini ijyanye n'uburumbuke bw'abagore ndetse n'ubw'imyaka yo mu murima. Ku bijyanye n'imyemerere, abanyamateka bavuga ko civilisation ya Indus yari ifite amadini menshi avangavanze, aho hari Hinduisme, Jainisme ndetse na Buddhism. Amwe muri aya madini niyo yabaye intangiriro y'igikorwa cyamamaye ku isi cyitwa yoga. Yoga abayikora baba bagira ngo bahuze imbaraga. Abayikora baba bagira ngo bahuze umubiri n'ibitekerezo kugira ngo umuntu asubize ubwenge ku gihe ndetse no kwiyunga n'ahakuzengurutse. Ibitabo bitandukanye bivuga ko gusenyuka kwa Indus byatangiye hagati y'icya 900 mbere ya Yesu kugeza mu cya 500 mbere ya Yesu, aho imijyi yatawe abantu bagahungira mu majyepfo. Impamvu z'uko gusenyuka, bamwe bavuga ko umugezi Sarasvati wakamye mu cya 900 mbere ya Yesu, abantu bakabura amazi yo kuvomera kubera ihindagurika ry'ibihe bagahita bimuka. Ikindi muri iki gihe Mesopotamia na Misiri ntibyari byorohewe, bituma ubucuruzi buhagarara, biganisha ku isenyuka rya Indus. Indus civilization yasenyutse bitewe n'ibitaro bya Perse bigaruriye ino civilisation barayisenyura,
Mu gusoza nabibutsa ko Indus civilisation ni civilisation yari iherereye mu kibaya cy'uruzi rwa Indus, aho yari ifite imijyi ikomeye nka Harappa na Mohenjo-daro. Yari ituwe n'abantu bagera kuri miliyoni 5. Yibukirwa ko yari iteye imbere mu by'amadini kubera ko Hinduisme na Buddhisme niho yatangiriye. Imijyi yabo yaje kuba amatongo, aho abaturage bimutse bajya mu majyepfo bitewe n'ihindagurika ry'ibihe ndetse n'ibitero byaturutse hanze. Abari bankurikiye ndabashimiye, mwakoze kunkurikira. Kiganiro naho butaha, mukore subscribe, nakagaruka. Ciao.